nyine nsigarana na papa ashaka undi mugore nyine uwo mugore akazajya aramfata nabi nyine njyewe natiyumvamo ndavuga ati rero niyakomeza kumfata nabi reka nshaka ikintu kanshaka wonjya munge nuko nanjye nyine nabonye igare ndarisunika rimara ifutiringeza nuko nisanze ahangaha ntabwo mbizi papa wawe ntabwo umuzi ntabwo mbizi uhe na papa wawe wamumenya umaze bugana igihe bandanshije hanze ngo daje kureba iyo papa yagiye tugumagamo tukihangana okay ngaho muvemo dukomeze tujyanire ubuze icyo nasaba nyine nimba bafite abana babo ibyo bashaka byose ariko ntibave iwabo kuko ubuzima bwo ku muhanda ntari bwiza tubaha ikaze inshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu amahoro Imana nabane namwe mwebwe muherereye Burasirazuba Amajyepfo Amajyaruguru mwese muri mu ntara zitandukanye mu turere dutandukanye mwumvemo ikaze turabakunda cyane by'umwihariko bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye aba diaspora mudukurikira kandi mukatwereka urukundo uyu munsi ndi kumwe n'abana sinzi baratubwira uko bisanze mu nzira nakwita y'imihanda muraho mumeze neza yego mumeze neza gerageza rero kamera hariya nawe umeze neza yego witwa ndi Irakoze James James niko witwa yego ninde kwisa ayo mazina ni mama wanjye wowe bakwita Sumayire Wase Sumayire yego weho sasa n'uyu nguyu mu muhanda haba abana benshi hano tubasanze murahagana he muhamaze igihe kingana iki ndahera kuri wowe mamaze imyaka 2 umaze imyaka 2 hehe hano mu mujyi wa Musanze uba hehe sasa hano mu mujyi hagana he wahageze ute sasa kugira ngo uze mu uhisanga ahantu nk'ahangaha notamye imodoka iturutse he uyotama iturutse Uganda igitekerezo cyo kugira ngo uze mu mujyi ubundi mansobanurira abantu uvuka hehe mu Kidaho kubera iki wahisemo kuza mu mujyi ugahitamo kwibera hano mu mujyi kubera ko wahisemo kuza kwibera hano mu mujyi mama yashatse undi mugabo nuko uwo mugabo azaga yasinze ninjoro kumwe na mama bakankubita na mama wawe bakagukubita nuko maze bugana igihe bandanshije hanze ngo daje kureba iyo papa yagiye ngo bari we tubana none se nta makuru ufite yuko papa wawe yaba hari nibura ukaba wamusanga akaba ari we mubana niyo aba n'impaza zina ryaho ni Jones nabahe Igoma yagiye ryari papa we papa yagiye mu uhe mwaka ntabwo mbizi papa wawe ntabwo umuzi ntabwo mbizi uhe na papa wawe wamumenya wowe wageze mu mujyi wa Musanze gute nyine njyewe mama yatandukanye na papa nyine mama agiye ukwe na papa agiye ukwe nyine nsigarana na papa ashaka undi mugore nyine uwo mugore akazajya aramfata nabi nyine njyewe natiyumvamo ndavuga ati rero niyakomeza kumfata nabi reka nshaka ikintu kanshaka wonjya munge nuko nanjye nyine nabonye
igare ndarisunika rimara ifutiringeza nuko nisanze aha ngaha. uhamaze igihe kingana iki? Ko mbona njye nsa nkaho mumaze nk'ibyumweru bitatu. uri mushya mu itawuni? uri mushya. wigeze ugira amahirwe yo kwigaho? amahirwe yo kwiga nk'ikibana nyine n'ababyeyi banjye. wagarukiye mu wa kangahe? mu wa gatatu. mu wa gatatu. ubu ngubu ubonye ubushobozi ukabona aho kuba, ukabona ahantu uguwe neza, wumva wajya mu ishuri ukabishobora? najyamo. wajya mu ishuri ukabibasha? nawe wagarukiye mu wa kangahe? Wa gatatu. mu wa gatatu. use ubonye uburyo bwo kujya mu ishuri wakwiga ukabishobora? wakwiga ukabishobora? wakwita ukabishobora? nabishobora. mutubwire ngo none mutubwire, ndahera kuri wowe. ubundi uti nageze mu mujyi nisangamo, kwisanga mu mujyi rero waje wasunitse igare, wari uturutse hehe wowe? nurutse Murambo. Murambo? nahagana he? iriya muri Gaseke. muri Gaseke ya Ngororero yahe? ya Ngororero. Ngororero niho naturutse. ukuntu uri kumbeshya, kare wambwiye ngo ni mu Gakenke, none ni Murambo ya Gaseke? nyine bifite amazina abiri. bifite amazina abiri? Sumayire, ninde akwise ayo mazina? Mama na papa. bavutse ari abayisilamu? ni papa urumva wari umusilamu kumwe nanje. mama we yari umuporoso. mama yari umuporoso. ugereranije igihe papa na mama wawe batandukanye ufite nk'imyaka ingahe? nambese nari nkiri muto. ari ukubaho mu buzima bwo ku muhanda no kubaho uko wari ubayeho nawe ufashwe n'umwe mu babyeyi bawe, ubona ubuzima wishimiye ari ubuhe? ari ukubaho mu buzima nk'ubu ngubu ko nishimiye ni ukubana na mama na papa. none se kuki ubu abantu bageze gutya bakagusubiza mu rugo ubona byakunda? mbona byakunda. none se kuki wavuye wasubiye mu rugo? wasubiye mu rugo? ntaribi. tugire gutya tuzagusubize mu rugo? tuzagusubize mu rugo nta kibazo? urumva wasubira mu rugo wowe Ngororero? urumva wasubira mu rugo? njye bibaye ngombwa nasubirayo. wasubira mu rugo bibaye ngombwa? mwembi mwasubira mu rugo? ni byiza cyane. niba bibaye ngombwa mwasubira mu rugo mukumva ko mwakwibera mu rugo byaba ari ibintu byiza cyane. ndi kumwe n'abana babiri, nta bana baba ku muhanda, nagize gutya mpura nabo, maze guhura nabo numva ndabakunze, numva navuze se wabaganiriza akaba yashaka ukuntu nibura yabasubiza no mu muryango yabo bakisanga muri famiye basanzwe babamo, cyangwa se umuntu akareba ukuntu yabaremera akaba bashobora ku ishuri. mwe muduteze amatwi kuri Iris Rwanda, niba uko ntari cyo twafasha bano bana bakava ku muhanda bakaba basubira ku ishuri, cyane ko bivugira ngo babonye ubushobozi basubira mu ishuri. ntabwo muri kutubeshya? ubundi kuki mwahisemo kugendana mwembi kandi mu muhanda harimo abana benshi? nyine twahuye tukishimana, twarahuye tuba inshuti. tuba inshuti magara. mukigera mu mujyi bwa mbere rero wararaga hehe, byari bimeze bite? tukigera mu mujyi bwa mbere twararaga muri borodire. maze haciyeho igihe tubona umushumba urumva aratubwira ngo tuze turagenda ducumbikire. maze turagenda, none ejo bundi yadukubise ngo tumuhe amafaranga nayo dufite, none twagiye gushaka ahandi, nabwo tubona umuhungu ucuruza muri resitora akomeza akaza araducumbikira. nabo noneho twaraye. hashize igihe kinini kurara muri bodo? waragiye muri bodo igihe kinini?
ikinini kingana iki nari kukibuka neza ariko n'uwo muhungu ducumbikira nawe asa nkaho yabaye muri buno buzima bwacu. yaratubwiye ngo yatubonye urumva ngo kubera nawe yabaye nka buno buzima aravuga ngo ntago yatwihorera. njye muri kumva kuri mikoro nitwa Gugu, ndi kumwe n'abana baba ku muhanda ariko bavuga ko babonye ubushobozi bashobora kuva mu buzima bwo ku muhanda bakaba basubira no ku ishuri. Sumayire, nk'umwe mu bantu bamaze igihe kinini muri ubuzima bwo ku muhanda, ubu wumva utaramaze kononekara wigeze unywa ku biyobyabwenge, itabi, inzoga? Oya, ntabwo nanyweye inzoga. Nawe wowe? njyewe wigeze nyine kunsomesha kuri tineri. ariko njyewe numvaga mu buzima ko ntabyo nshaka mbiva. Sumayire, rero uyu munsi wa none ugize utya ubuzima bw'umuhanda umaze kubumenyera, ubona wagusubiza mu rugo nibura ubuzima bwo mu rugo wabumenyera? Kwe kubeshya ubuzima turabeshya. njye naguma mu rugo. ni ikihe kintu cyakugoye rero muri ubu buzima bwo ku muhanda? ni ikihe kintu cyakugoye kuri ubuzima bwo ku muhanda ubayemo? ikintu cyangoye hano ngaha cyane ibya hano byose ku muhanda. ntabwo bari bagufataho na rimwe ngo bagupakire mu nzererezi z'abana? njye nafungiweho gurupoma rimwe. bakurekura bigenze ute? bakurekura bigenze gute? bandekuye bigenze bite? nanjye nabonye bandekuye. wowe wari wafungwaho na rimwe? yaba mu kinigi nahageze. ariko njyewe ikintu kingora cyane numva natishimiye ni ukumfunga. njyewe ikintu numva natishimiye ni ukuba mu muhanda ni ukumfunga. mbese ubundi uyu nguyu yantanze kugera ino. ariko buno buzima natubwishimiye kububamo. murashaka kubuvamo mugasubira mu rugo? tubonye ubuzima tuvuyemo twashimye. tubonye buno buzima tuvuyemo twakwishima. nakwishima. uheruka gukaraba umubiri wose ryari? uheruka gukaraba umubiri wose ryari? maze igihe nawe ukaraba nk'ibyumweru nka 2. kuko nyine hari igihe twagiye muri menge gukaraba nuko nyine dusangayo abana baradukubita ngo ntitubahe amafaranga nta nayo dufite. nuko maze barangije baratubwira ngo nitwongera gusubirayo tutayazanye noneho ngo baradukata. ubundi se ntekereza ko mutunzwe no gusaba umuntu yabagira impuhwe akabagurira ibiryo akaba yahereza icyo kunywa. iyo mutabonye uwo muntu wo kubahereza bigenda ute? nuko nyine turabwirirwa. turabwiruka ariko ntatuburara. ni bya bindi bavuga ngo umwana wo ku muhanda ngo arabwirwa ntagira ate? aburara. mubayeho kijyamo? urabwirirwa ariko ntuburara. kimwe n'abizeza nuko njyewe hari igihe nabwiriwe ndanaburara. nyiza hano mu mujyi wo munsi wa mbere narabwiriwe ndanaburara. uwo munsi wa mbere waraye he? naraye muri borodire. winjiyemo gute rero kugira ngo wisange mu muryango w'abandi bajama muhite mumenyana? nyine nabonye ahantu hatobotse mu ntuza hatariho nka kino kintu maze mpita ngendamo ndinjira nsangamo uyu nguyu. maze turangije tuba inshuti gutyo. weho n'uyu mwari mwarwanaho na rimwe? oya. ni ibisanzwe tuba turi kwikinira. wenda iyo turi gukina ako ntabwo turwanaga. tuba turi gukina gusa. wowe uduteze amatwi kuri Iris Rwanda,
hari icyo ushaka kureba bano bana tuvugishe kuri nimero ziri hasi ubundi ubutumwa bwawe tuzabubagezaho uko bwakabaye 100%. hari icyo wabasapotingaho bakaba bava ku muhanda bakajya ku ishuri nk'abandi bana. hari icyo bita umubatizo w'abana wa za marine ziba ku muhanda bigeze babatiza njyewe oya njyewe nyine twarahuye njyewe duhurira hano hepfo nyine nari ndi kumwe n'undi mwana bafite urubaho njye bari kumubita kuvi nyine turazamuka bisanzwe haribwo ndi kuba mu mujyi njye kubatiza undi mwana bita Karaye nyine aho ashaka kunkatira hariya muri ndabyemeye uriya aravuga ati ngo nareka kunkata undi sumatizo nyawo wemewe bamukataye abakataye bigende aho babonye hose baragukata bakawinje mu muryango kabawinjiye mu mujyi ariko rero urumva iyo uriya mwana hari iyo turi kumwe nawe bakaza bajya kudukubita ntago bemereraga ahitaga dukiza uriya niwe ufite imbaraga nyinshi kuri mwe nawe murabana mu nzu imwe yawe ntago turaranaga warara he natuhaza harara aharara ntago muhazi rwose gusa twizeye ko mu minsi izaza ubuzima uko bugenda buhoro uko iminsi irangira igenda yicuma muracyari batoya hari ukuntu Imana yazabikora neza ubuzima murimo mukabuvamo mufite icyizere ariko nizeye ko tutaganira mushonje uyu munsi mwariye umunsi mwariye twanyweye no gusa nanywe na yawurute kandi nasanze muri kurya n'inyama siriya iriya niyo baduhaye munyere ko kuntu mwinjiragamo hano muri bordire ubwo mukigeramo hano mwirariraga aho hasi ubundi murabona bano bana niho birariraga bakaza ngo bagahita binjiriramo ubu dutangire game ukuntu yari imeze mutwereke ubu muratashe ubu gutya ubu muri kubabona ubu ngo baratashe hamwe bibera hamwe barara hamwe biryamira ku manywa na nijoro lahi koko ubu ngubu uko niko muryama biba bimeze bitese mumbwira aho ngaho niko mwiryamira yo this bukarinda buca muraye gutyo iyi imvura iguye bigenda bite imvura yaguye amazi ari gutemba inzu yanyu yajimwe amazi bigenda gute tugumagamo tukihangana okay ngaho muvemo dukomeze twiganire ubuvuyemo mbone munyebwire mwongeye mwifatiriza yawurute zanyu imvura yaguye murayemo hano biba bimeze bite turihangana amazi isaka batembana amazi mba mwarashashe mw'ibikarito nta bundi bwa bw'ukumye imvura yabanyagira cyangwa se umuntu akabasanga akabica yes murabibona aba bana ni uku nguku bibereyeho hano ngaha ariko dushobora gufatanya tukagira uwo mutima ubashyigikira ubafasha ubu buzima babayeho ubuzima barimo bakaba babuvamo mwongeye mutwibutsa amazina yanyu Sumahire wowe urakoze James nitwa Gugu waganirizaga aba bana musanzwe mutuzi muri filime Ikiro cy'urukundo kora subscribe like share comment amakuru yacu n'ibiganiro byacu n'amafilime yose dukina ajye akugereraho ku gihe turi ijwi rya rubanda knowledge is power kandi turifuza kwigisha abana hari uwo twakwiye ku muhanda tumusubiza ku ishuri mwarakoze cyane ku bwa Boringo mu mazi iminsi muri kumubona ni n'umukinnyi wa filime uhagaze neza twizeye ko aba bana namwe mwebwe muri kureba iki kiganiro hari icyo mugiye gukora kugira ngo aba bana bave muri ubu buzima mwe kuzantengu nimugire amahirwe akabasubiza mu ishuri abantu bari kutureba ntimuzantenguha oya ngo mu gice mwisabira abantu bari kubareba mugire icyo mubisabira abantu bari kubareba
icyo nasaba nyine nimba bafite abana babo ibyo bashaka byose ariko ntibave iwabo kuko ubuzima bwo ku muhanda ntari bwiza. wowe icyo wakwisabira abantu bari kukureba nanjye nicyo ikihe iki nanjye ni kubisabira kuzabara abana baba ikintu bashaka ako babi iwabo. umwana akiga akabona urukundo rwa kivandimwe n'urw'ababyeyi sibyo. tugushimire warebye iki kiganiro kandi ukaba wagize n'icyo ukora. bless you so much, Imana iguhereze umugisha.